twongeye kubasuhuza abakunzi ba The Vibes Triple Rwanda. Tugiye gutangira inkuru yitwa Amaraso si amazi, aho uzasanga ababyeyi bashaka kwica abana babo, aho uzasanga abana bafitiye urwango rukabije ababyeyi babo, aho abavandimwe bazisanga mu rukundo rurenze, umukobwa yazisanga abana na musaza we. Gusa kuko amaraso atari amazi, ukuri kuranga kukamenyekana. Duherukana Agape abwirwa ko agomba gukundana na Junior, uwo muhungu ugiye guturuka hanze. Umva Agape, witegure, boss wa papa wawe umuhungu we azava hanze ejo. Tugomba kuzajya kumwakira, witegure tuzajyane. Kandi ibyo bintu byawe ndi kumva urimo uravuga by'uwo musore wawe wahashize ubyikure mu mutwe. Junior na papa we bavuye ku kibuga cy'indege, dore ko ari papa we wari uvuye kumwakira. Bageze mu nzira bakoze impanuka bagonga tipe. Papa Junior yahise yihutira kuva mu modoka aza kureba icyo uwo musore yababaye. Oh my god, niko musore umeze neza? Nta kibazo papa, umeze neza pe. Ikibazo nuko imodoka nyine imuzuga gato ariko ntugire ikibazo. Sina ngombwa ko umwana njyana kwa muganga kabisa. Hanyuma si witwa nde? Nitwa Honore. Hano muri karitsiye bakunda ariko kunyita tipe boss. Kusha ndabona umwana mwiza. Ndi umukarani urabona ndi no mu kazi. Okay. Hanyuma tipe niko wagwiriza aka business card kanjye. Ukazamamagara tukavugana igihe waba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose. Murakoze cyane. Tipe yarayakiriye maze papa Junior yinjira mu modoka. Junior n'umujinya mwinshi. Akazi papa, ariko wabaye ute? Ese ntabwo bibonaga ko nta kintu abaye ko? Ugenda ufasha, ariko se uzafasha n'isi yose yifashe? Ariko umusore wacu ntabwo yibuka koko niko papa niko nzi ko kwiga i Burayi byaguhinduye, kumbe uracyari kwa kundi. Ibyo rero tugende, uriya mwana nabonye n'umwana mwiza. Ntiyigeze antesha umutwe, nta nubwo yaneshije igihe, abandi babyuriraho bashaka n'amafaranga. Juliet mushiki wa Junior yari ari kumwe na mama wabo bari gutegura ibijyanye n'ikirori cyari kwakira musaza we, nk'uko batangira kuganira. Mama, ndumva nishimye rwose. Musaza wanjye imyaka 4 yari amaze hanze, numvaga nararuhutse. Urabizi kuva tukiri abana nakumvikana dora duserera rwose. Mama, sinzi rwose, ndumva ntago mwishimiye cyane nubwo agiye kuza, ariko nyine wenda ndamukumbuye. Hoya mukobwa wanjye, ako si uko kwagiye umenya ko Junior ari umuvandimwe wawe koko. Ntacyo mama, tubireke. Gusa Imana imfasha abe yarahindutse. Gusa mama, ntago wamenya ko tuvukana bitewe nuko mwadutoje urukundo, ariko we sinzi rwose ko yabizamufate. Oya Juri, ukora ibyo ukora dore n'amasaha yagiye, buriya barinda no kuhagera. Hashize umwanya muto Junior barahageze. Ntibyatinze abashyitsi baba baraje nabo. Umuryango wa Agape wari witeguye rwose. Junior yakunze Agape bitavugwa, maze aragenda aramuganiriza. Agape, wabaye mwiza kwere? Ndabona kabisa waravuyemo inkumi nziza byataye. Merci, nawe warakuze pe. Gusa nyine nishimiye kongera kubabona. Natwe nukuri twishimiye kongera kubabona. Junior yakomeje kuganira na Agape, ariko Agape ntago yari amwitayeho pe. Junior yakomeje kumwitaho bishoboka, ndetse yibagirwa ko kwe no kuganiriza n'abandi, dore ko bose bari bamukumbuye. Ku rundi ruhande tipe yari yavunitse, mama wari kumukanda. Mama, ndapfuye. Ihangane mwana wanjye, si uko ko muhungu wanjye uzasubira muri kariya kazi. Mama, sinzi pe, gusa umugabo wambogonze yambaye nimero ze ngo nzamuhamagare, dore ngizi ngira ikibazo. Ngo nshaka ko muvugisha, ndumva kandi ibintu byamfasha. Ubu ngubu ndamutse mpamagaye nimba hari akazi yaba afite, dore ko nabonye kabisa ni n'umukire. Muhungu wanjye, ubwo wabona ari Imana irimo iradufasha. Gira vuba umuhamagare nonaha.
alo bosi. uyu ni wa musore kugira ngo mudufashe bosi niba hari nk'akazi kaboneka. Ako kazi bosi nakoraga sinzi uko byabasha gupfa gukunda, ntabwo byangendekeye neza, kandi ikibazo nyine akazi nakoraga kansabaga imbaraga nyinshi. yarishimye cyane maze ahita amwemerera kuzaza mu rugo, dore ko bari bakeneye umuzamu. Tipa babonye akazi k'ubuzamu gutyo mu rugo rwo kwa Junior. rero tukaba tubasaba ko mwadukora subscribe kugira ngo dukomeze gusangira izi nyigisho zikubiye muri iyi nkuru.